ashinzwe ngira ngo na Minister wa Infrastructure nawe wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abari bose najyanye meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma ndashaka ko mu binsobanuro cyabaye kampere kuri wowe uba wicaye ndaza kukubaza murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyambere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda nta mbabazi nkeneye gusobanura we nsobanura ibyo nakubajije mukimara kubitwereka twegereye uriya mutungo yitwa Yannick dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cyagize bite dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye duti ajya gusaba ikindi aho akiboneye uvuze ngo mwageze mute mwaramwegereye twaramuhamagaye yavuga ibyo wavuze mbere amafaranga yarahari yarabonetse arahari bamaze no kubikora nuko n'umwarimu muvuze ko navuga ingingo y'imari ariko ubundi irangirana n'uyu mwaka ku buryo umwaka ugomba kuba yarangije mu kwezi kwa gatandatu amafaranga niba ahari ikiyaziritse n'iki wowe nari kuraba amafaranga ava muri ministeri akajya muri BNR ava muri BNR tukashyira ku makonti yabo ko amakonti yamaze kuyatanga ngo bizakorwa niyo yaba agenda n'amaguru aba yagenda mu byihutishe we na Ewasa mu cyumweru gitaha ubu turi kwa kane cyumweru gitaha kiriya tugiyemo muzabe mwabirangije murakoze ayo mafaranga azabe yageze ku baturage mu cyumweru gitaha murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika yes ibyo mugiye gukora se ubundi mwananiwe gukora n'ibiki cyiza kandi kinyuze urayabona rwose ndategereza ntihanganye icyumweru gitaha natakugeraho uzanshake yagomba gukora kuva he kugera he ahandi ntibikora icyo kibazo nabajije ibyo nsubiza ntabwo aribyo nabajije He was working with some essential services. Subiza ikibazo mbaza mbariza mukora iki wowe uri mukuru wa RDB maze imyaka ingahe Claire Imyaka 10 irenga iki 10 gusa 12 uravuga igihe wayigiriyemo cyangwa uravuga iki we apologize for that. tugaragaza raporo ko imashini zidakora bazana ibikora iki izaje ntabwo zashoboye gukora ibyo ntabwo zikoranye n'uruganda rurafunze ntirukora nta nubwo ari amezi 5 rumaze gusa rumaze igihe rwose rudakora abantu ninjiji rwose duhaye umurongo tugenderaho ndaminagiri tubwire habaye iki murakoze cyane Minister wa Commerce arahari bagize intege nke z'amafaranga akenewe kugira ngo rukore gusa reka nkwereke ndabona impamvu ibintu bihora bigaruka bimeze gutya namwe abayobozi bose mwese musa naho mwe mwashyizeho ikintu murangije buri wese ararekura aranakibagirwa ko kiriho n'impamvu cyagiyeho nta wari ukifite mu mutwe we nta wari ukitekereza so ubu bikuriye se waba yabujwe n'iki kuba ari hano wari ndumva ntabwo nabona igisobanuro sinzi niba bari babatumiye erega kumutumira se gutumirwa ku kazi yahawe ni muri iyi nama your excellence
ubu abaje aha bose batumiwe ariko hari amafaranga yishyuza koperative yabambuye ubwo bazayishyuza nde minisita wa kamasi ibyo mubikurikirane leta yo mwarayihombeje ariko umuturage we ntabwo azahomba amafaranga yabo bagomba kuyabona naho iby'abahombeje leta ibyo tuzaba tubikurikirana ku bundi buryo murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika amafaranga yanyu bazayabashaka murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ikindi kibazo twagarutse ku muturage mugenzi wanjye wavuze ikibazo cy'imbuto y'ibirayi koko nibyo rabu ishaka uburyo tugezaho imbuto vuba na bwangu ariko dufite ikibazo ko rabu itazitugezaho imbuto ku gihe ahubwo icyo nacyo ni ikibazo kimaze imyaka iyo ntabwo yagikemuye minisitiri w'agriculture ntabwo bigerera ku gihe none icyo kibazo gikemurwa gite ni kuriya nabivuze yuko imbuto zatubuwe within the community zigumamo zidasohoka ngo zijye ahandi ariko cyamara imyaka ingahe icyo kibazo gihora kigaruka kucyihora kigaruka ibyo usobanura n'ibikorwa n'ibibaho uko bitandukanye ngiye iki kibazo aho ngiye hose barakimbaza barakiteka Your Excellency ubundi imbuto z'ibirayi nta handi zituruka zituburirwa Erega jewe ibyo nsobanurira iyo wari ubizi ukabikurikiza ukabikora ntabwo nkeneye igisobanuro kindi hari ibyo mbwira hari n'ibyo umuturage ariho avuga ntabwo bihuye wabihuza ute ni inshingano yawe kubihuza ibyo ariho avuga nibyo ntabwo wabonera igihe andi magambo yose ukoresha ibyo uriho uvuga nta kamaro bifite kuko ntabwo wabonera imbuto igihe icyo kibazo kiri kuri wowe ndagikurikirana ugikurikirane abantu babonera imbuto igihe naho uriho urambwira amateka ibindi bintu byo imbuto ibyo byose niba bitavamo ko babonera imbuto igihe urata umwanya wawe sure